birindwi ku kwezi urumva birindwi nibwo budahenzwe ku kwezi dutangiye batubwira ngo hari uwigeze kuvuga witwa Rudyard Kipling yaravuze ngo kuko Imana itashoboraga kubera ahantu hose icyarimwe niyo mpamvu yaturemeye ba mama wacu ngo bajye babe bari mu kimbo cy'Imana ubundi ngo buri aba mama ne bambasaderi b'Imana ku isi ngo abayihagarariye no muri iyi si harimo n'abambasaderi ba Satani hano hanze njya mbabona bimeze bite n'amagambo dutangiranye nimba uzikurizwa n'ubusi filime ntiwicare ngo uyirebe nitwa du filime tw'ubwenge usanga ari nka filime basoye imwe akazashira indi myaka nka 500 kugira ngo wongere kubona indi filime imeze nkayo dutangira yitwa Stavanger muri Norvege abari muri Norvege ubwo abakiriya banje bari muri Norvege reka mbabwire ngo wagwan no kudutangiye filime hano turi mu nzu dukinisho tumanitse mu nzu n'imitako hano hari ukora capati muri Norvege uzi ko namamaye uzi ko filime zanjye ubusanga nta gihugu cyo ku isi batazirebamo Norvege nibo bakiriya ba mbere ngira Amerika bakaza bakurikira rebe hari abazungu babiri kazi baje hano bakimara kugera no basohoka birukanka banguka basohokanya agahinja njiza mu modoka tugende kana kagahinja bakinjije modoka Suchi ugora bakurikira Suchi turashize magare menye bibye umwana mucyaniye umwana Suchi turashize Suchi Matilda wenzanira umwana wibye umwana yitwa Matilda bigenze bite kigura umuryango Matilda mama yizirika ku modoka turashize mubyeyi bamwibiye umwana n'umugore w'umuhindekazi turi muri Norvege umugore w'umuhindu hatuye bamutwariye umwana abazungukazi bimeze bite yabirutse hatarwiyambitse Sushi geze hano imyenda iramutega n'imikenyero nabo niyo bambara ni nk'iyi yacu Sushi uwo batwaye yitwa Sushi bimeze bite Mrs. Chatterjee vs Norway ibi bintu iyi filime tugiye kureba ni ibintu bya nyabyo byabayeho niyo mpamvu mbabwira ngo mwicare hafi turebe filime y'umwaka turahita tuwufungira hano ikaba gusubiza inyuma amasaha 28 mbere y'uko uriya mwana bamwiba barakwereka umwana ari kumwe na mama we umwana kabyuka karira mama byuka gasohokana mu cyumba kadasakuriza umugabo aba mama buriya baravunika kana karira kagasora mu cyumba kajya kukonsa ariko kukangura boss bwana kana baba bafite ibitotsi hari urabizi nta mukozi bagira tuza nuko ukayita ku bana n'umugore badusubijeho inyuma amasaha 28 dabbe me bhatu dalega urashaka ngo ushyiremo umuceri mu kabox yego umwana aza kumushyiramo umuceri abakina nawe enda yamushyira umuceri mu kabox abawuzunguza mubisi baririmbira nta yindi ni kuri street Ami chini toma ari kuririmba karirimbo diriti akana kakazunguzana deshini kumbe babazungukazi bamwibiye umwana dutangira filime gorom cha umunsi ubanza bari bamusuye burya n'umugabo arabyuka ari mu gitondo bite yahan meta so kaande kanure umukobwa wanjye kuri kurira cyane n'umugabo Tebika gas station se kuch le lo ena chata khao dich jewe ndafatira icyo kurya mu nzira sibyo bumaye agacyayi gusa come today umva muze turye breakfast come quick bafayo akana ko barakandika sinzi ibyo bari muri uru rugo bandika babagore twatangiye biba umwana buryo umunsi wari wabanje bari basuye bano basa nkaho baziranye भूल गया reading book डालना भूल गया थोड़ा डाल दो ना oya ibitabo ndaza kubimupakirira nyuma cyangwa ubinkorere have a seat mwicare baby umugore bakorera capati hano kiri giki the tree of life cyo ni igiti cy'ubuzima shub school project they told to projet ku ishuri ya shubu bamutumye gukora ibiti ice crop no show sibyo shubu ye katururi tugora ari hano
arabanza hano hari ibyo yafashe arafondafonda n'intoki ze ashyiramo amata akandakanda sinzi ibintu aponda aza gutamika akana ke k'agahungu k'imfura. Abazungu bagira iseseme bo barisha ibintu by'ibiyiko cyo ukoresha ikiyiko ugaburira umwana. Uyu mwana iyo mugaburishije ikiyiko arabyanga, reka mugaburire n'intoki n'ibyo abashaka. Iyo umugaburishije ikiyiko yanga kurya. Uwo ni mama, akana gato kararira ahita ajya kugaterura. Papa afata ikiyiko agaburira umwana, agaburira umwana kuko arabyanga. Uyu mwana amenya adakunda ikiyiko. Urabizi abana bato bisaba kubatekaho imitwe gake gake baba baruhanyije. Turasubira ntiwibagirwe ibyo kurya bye bya saa sita. Fata bye umugabo ajya mu kazi. We muncungira umwana Shubu ndaje. Abazungukazi baba bameze babaje muri kontrole bandika utuntu twa hato na hato. Bino bihugu by'amahanga ndagira ngo urebe biberayo. Nakubwiye kenshi ngo kunkurikira ngiye ku kazi bitera umwaku. Hashize amezi ane bari abazungu badusura baza kuneka. Bazarekera ryari simbizi. Ikigo bakorera Very Fred kigomba gukontorora kugira ngo bamenye nimba tuzagumana abana tukabarira cyangwa se tubafata nabi. Gabacaje mu kazi bari abazungukazi ngo nabakuriye ikigo bita Very Fred. Iyo umunyamahanga waraje guturayo baza gukora iperereza barebe nimba ufata abana bawe neza bita ufite ubushobozi bwo kwita ku mwana. Ejo nibwo tuzaza gusura bwa nyuma na nyuma turebe koko nimba wujuje ibisabwa. Vaccination. Last 2 nights no sleep. Umva kubera urukingo rw'uyu mwana sinigeze nsinzira. Basabe Meeting next week. Aretse tukazahura icyumweru gitako. Umva Debika. Senior officer from Oslo is coming. Ejo azaza senior officer wacu kuva muri Oslo. Tomorrow will be the last. Ejo niwo munsi wa nyuma. Ntabwo tuzagaruka gutesha umutwe. Uransezeranya ndagusezeranya bamaze amezi ane babyukira hano. Baza gukontora nimba abana bitabwaho mu rugo biriya byanyu umwana byuka nafate ibya mu gitondo mukubita umwana ngo najye ku ishuri mugira mute. Hariya hanze bashyiraho manekuza kuneka nimba umwana wabyaye mufata neza. Buriya ngo umwana ntago aba ari uwawe rega. Umwana aba ari uw'igihugu. Wait. Hello, Devika. Yeah. Where is your tree? Igiti kiri ni proje y'umwana y'igiti. Forget at home. Yibagiriye mu rugo. Devika. Proje y'umwana. Nej, nästa så mycket jag tränar. Igiti cy'umwana ntacyo yazanye. Urani Debika. Hello. Debika Shaturuji. Hano bimeze nko kwishuri nkaho nabo bamukontorora. Abandi bazana abana bazanye proje zabo z'ibiti bakoze. Uriya mwana nibiki afite ku isura we. I see no tree. Kumura nta gituzanye. I forget. Babare nakibagiriwe mu rugo bafite akazi kenshi mu rugo. Bring tomorrow. Ejo nzakizana. Learn the parts of tree. Uyu munsi si umwana wariga gute ibice bigize igiti. Ni ikosa rya mbere nkoze. Mumbabarire. Kumbe ntago ari twe twataye umwanya gusa twiga ngo ibice bigize igiti nibigize ngo ibinyugunyugu n'ibiki n'ibibabi. Ko hanze batuye umwanya. Okay. Umugabo yaje hano ku kazi ni engineer. Yo. Mugabo hano ari mu kazi. Late आ रही है. Kwakunda abanyamahanga nyine bavuye mu Buhinde cyangwa bava mu Rwanda bagiye guhiga ubuzima mu bihugu by'amahanga. Hack attack prevention की updated guidelines हैं. Bava mu hejuru mwasuzumye se ku matiyo nimba ibintu byose biri gucamo neza. जो manual offloading का Menye neza ko ibintu tugomba kubisubiramo tubikore bwanyu. एक दिन का काम 10 दिन में Murabyibuka. बर्फ गिरने से पहले. Ushize byabatwaye iminsi 10 ariko none dore n'ubu ntimurabyumva neza. Bebe. Excuse me. Tugomba kubigeza muri warehouse. শুনছো? Mbere y'uko urubura rutangira kugwa. ऑस्लो থেকে সিনিয়র অফিসারটা আসছে Umva. तुम कल ऑफिस से छुट्टी ले लेना Ejo uzafata ikiruhuko ku kazi. Ngo senior office uvuye muri Oslo. Ufa. Wa cya kigo Very Fred ngazaza kudusuzuma bwa nyuma. घर কেন করে Kuki papa wantuka cyane wa mwana? এই দুধ খাবি Ushaka amata. Umugabo ari hano ejo bazaza gusuzuma nyine bwa nyuma. Barebe nimba kuko bafata abana babo neza. हाँ कल local crew. Iyo ugiye gutura muri biriya bihugu by'amahanga bumva amenye aho uvuye. Kalma Ibintu byo kwita ku burenganzira bw'abana nta bibayo bagomba kugusuzuma. नहीं वो देविका ने नंदिनी को बताया कह रही थी कि थोड़ा पीस ऑफ माइंड मिलेगा आखिरी रिव्यू के बाद Umva ngo hari abantu bahora baza kubasuzuma. Umugore wawe yabwiye umugore wanjye ngo ejo nibwo azumva aruhutse nibarangiza kuzongera kuza kubakorera audite bareba abana ko mubitaho. Ubu nibo bakorana umuhinde na none. Abagore babo baba baganiriye. Yo. Ibyo byarabaye. Ibintu byo kugenda mukabyara abana mutazabasha kubitaho ngo nuko hahiye gutyo gusa. Muri biriya bihugu ntago babyemera. Bwarakeye. Tugaruke hakurino. Umugabo yaje kubakingurira.
Hoot and hot do they, Dr. Magnus? kora mwiza muganga Magnus. This is Miss Alice Rampier, Ni Alice Lamford, senior officer. uyu niwe senior officer wacu aturutse mu murwa mukuru. That's a snail. Come in, Prue Ramsfjord. Ni mwinjire ni karibu. Uyu mugabo bisa nkaho ikirimi kivugwa muri Norvège akizi. Barinjira turi mu Burayi kureba amakoti amanitse muri salo. Ubusa ibi ntibyatera umwana indwara. Ni abazungu niko baba bareba binjira mu rugo, ntibazi ko abana bakurira muri ghetto mu Gatsata. Du ubwire ngo hello. Please. Umugore bari kubasuhuza. Hello, Deepika. सिया इश Bite Depika. माटिल्डा Matilda. Kaisa ho? Umeze ute? Meze neza. Is you okay now? Sushi ameze neza. Ameze neza. इंडियन होम्योपैथी मेडिसिन Namuhaye imiti yo mu Buhinde ivura cyane ntugire ikibazo. Makana. Baza kwicana baje kureba ko mwita ku bana banyu neza cyangwa mufite ubushobozi bwo kubitaho. Umwana atazicira atazarwarira bwaki mu gihugu. Oh, she's good at it. Umugore wanjye reka batekere n'umuhanga mu guteka. Abakorera n'agacyayi iminota 2. Bakorera akantu k'agacyayi. Bakureyo barandika. Should we start? Tutangire. We want your children to have the best opportunity. Tuba twifuza ko abana banyu bazagira amahirwe yose ashoboka meza muri iki gihugu cyacu cya Norvège. Have some questions about. Hari ibibazo bike ngiye kukubaza. May I? Yes, ma'am. Mubaze yego madamu. So None you don't contribute ni ukuvuga ngo ntago ujya ufasha umugore wawe imirimo yo mu rugo cooking nko food, guteka cleaning, gukoropa or something. koza ibyombo. That's correct. Urumva ibyo ntacyo bigutwaye? Wumva kano kantu hano ni i Burayi turi. Umugore ntago aba agomba kuba wita ku bana ngo anateke yoza ibyombo agire gute. Ngwe n'umugabo muba mugomba kubifashanya kuko nta mukozi hariya bagira. Actually, Kandi nanone mu Buhinde wibuke umugore niwe ukora iyo mirimo yose n'ubundi umugore ubundi mu Buhinde nta n'ibintu byo kugira ijambo. Biri naho umugore aba afite ijambo nk'iryo umugabo afite. Mu Buhinde ibyo bintu ntago bihaba umuco nyine ntago ngo bibemerera. Umugore nyine bagomba gukora ibyo byose akarenzaho akanakwa umugabo akamutangaho inkwano. Nasomo I earn. Jye icyo nkora nkorera amafaranga nanjye mafite akazi ko gukorera amafaranga we nta kazi agira. Is there a problem? Ntazana amafaranga nawe akita ku rugo nyine agakoropa akanateka akita no ku bana. But is your wife okay? Ese umugore wawe ntacyo bimutwaye kuba nyine umuvunisha yita ku rugo imirimo yose akoropa arera abana gira te ibintu byose we ngo ni ukukora akazi ukazana amafaranga gusa. Of course she is. Uyu mugore wanjye ntacyo bimutwaye. Sir, Keretse nimba did Devika say? yaba ari wababwiye se ngo ntago mufasha ngo biramubabaza. जा Umugore avayo ni inshingano z'umugore w'umuhindekazi nyine bo baba babizi ko naribi. लोगों से मेरे बारे में complain की. आमी Bano bantu ugeze ubabwira ko nkubangamira ngo ntagufasha And imirimo. help you. So tubwiye ngo umugabo we ntago agufasha. I didn't say that Ntabyo nigeze mvuga. Ntabyo navuze. पता है ना ये लोग कौन है? Ntago uzi aho turi nabo turi bo wa mugore we. Ntago uzi ko turi abahindekazi. बोली नहीं Is there Bari kuvugana mu gihinde nyine umva ukuntu abantu batongana mu gihinde wanzerereza ikaze y'umugore ntago uzi abo turi bo ko turi abahinde ujya kuvuga ngo nta mirimo ngufasha. Not at all. Umugore ati ntabyo navuze. Bakagaruka bakavuga mu cyongereza nyine bari abatabumva. Buriya kuvuga ururimi abantu batumva ni byiza hari n'igihe mu batukiramo gake gake mwikomereza. Matilda, I have an urgent call. So Urabizi hari telefone ngiye kwitaba yihutirwa mwimuganira na madamu ndaje umugabo afite akazi kenshi. Niyo. Ngiye kwitaba. Tuntu nk'utwo two kumva ko umugore wita ku bana two wenyine My hometown. bishobora gutuma abantu bazungu bumva Kolkata. dore ukuntu abaha biswi anabazikora akazibahereza n'ibitoki Favorite? akora kuri biswi zibanika abahinde babigenza क्यों अच्छे मामा शोना barongera bazisubiza hasi शोना माँ niba ukuntu buriya mwana wanjye क्यों अच्छे शुए पड़ो बाबा शुए पड़ो Yo. अनिरुद्ध very busy Aniruda abahuza umugabo wanjye माशा शुए Please call Mr. Chatterjee. hamagara umugabo wa Mr. Shatiriji Kindergarten and hari ahandi hantu tugomba guca He just coming aho abana bawe biga tukumva naho ukuntu biga I don't know, Suji. kereka ngo ufashe umwana ujye guhamagara umugabo wawe no शोना urebe atanga uruhinja rw'aruhabano शोना abashe gukora konture barebe ko abana bitabwaho umugabo ari hano yarakaye ngo umugore yamuteje abantu अच्छे byagenze bite खाना भी मैं ही बनाऊं. uragira ngo njye nteka se किंतु हमने naho tugeze nyine ni ikintu kizira mu binde kuba wabona umugabo atetse afite umugore हमने बोला कि तुम बाहर घंटा घंटा काम करता है jewe nababwiye ko ufite akazi kandi wagiyemo ngiye nkita ku nshingano z'urugo ngwino tugende barabeshya नहीं करता, कहा कि नहीं. warababwiye ngo nawe ngufashe imirimo yo mu rugo निकाला है babivuze nabi कि तुम njye बाहर naravuze ngo wagiye mu kazi का ध्यान रखता है njye ukita ku muryango nanjye ngahanduringa ibibazo byo mu rugo की चाहता बोल जो uravuga ibiki ariko और हेल्प करने में प्रॉब्लम ही क्या है ubundi se umfashije waba iki nta kosa ribirimo wamfasha utamfasha क्या बात है kuki turi gutongana
बिस्वा भी तो नंदिनी का हेल्प ariko se ubundi wabonye wa mugore w'inshuti yanjye nawe kava mu Buhinde bita Nandini kuva bagera muri Norvège umugore w'umuhinde kazi we ntamufasha imirimo wumvisha ukana ariko umugore anazemo ati abandi bahinde bageze inaha abagabo babo babafasha imirimo yo mu rugo we kuki utayimfasha ubundi abumvishije ko karimo फिर से नंदिनी का टच में हो Nandini kumbe mujya muvugana uwo mugore nakwiyamye inshuro zigaye kutajya kuvugana n'abari abagore kazi bavuye mu Buhinde uyarebye abona bibye umwana wabo rero twatangiriye filime batwaye umwana wabo urebe umwana bamupakira imodoka niyo hano twatangire filime biba umwana tumujyana afashwe nabi ababyeyi be baba bari bize bari mu mirimo umwe ari mu mirimo undi ntamufashe uyu mwana ubwo ntiyitaweho azi imbere y'imodoka ni mama urebe filime bino bintu mujya gutura mu bihugu by'amahanga baba babona uri mayibobo utazi kwita ku mwana ngo muri Afurika ngo nta burezi buhaba umwana cyangwa se mu Buhinde biriya bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere umwana nuko bamutwaye mama dore ngarabirukaho hano twatangiriye yabirutse agera hano arananyerera kubita agahanga hasi yinjira mu modoka tugende yinjira mu modoka babakurikire barebe bimeze bite baja kurino ku kigo cy'amashuri bamenye umwana mukuru wari hehe umwana mukuru yari ari ku kigo badasubira inyuma badasubira inyuma ndashaka umwana wanjye shubu yuko umwana baje gusinya nawe bamutware mu kigo abasekirite banze ko binjira umwana mukuru nawe bari gusinya ngo bamutware nako ni mugatware akana gakuru bagakuye mu kigo kigamo kuri Karime Gardienne nako baragatwaye babinjiza mu modoka bacaho abana bombi barabatwaye abana banjye barabatwaye ntabwo kubibona ko ari abana banjye sinjye ubazana ku ishuri barabatwaye biriya bintu igihugu kitari ikiwanyu si ikiwanyu madamu akimara kwikubita hasi bamuzanye mu ivuriro riri muri ya Gardienne yari ahagaze hanze dore impapuro ziri gusinga utamenye ni bande bari kuzisinya za hato na hato Christensen fra Welfred, dette है vår officiella hindi oversättning. uyu ni Herman Mehta मैं है और मैं वेलफेड के साथ अब jewe nduhagarariye kino kigo bita Welfred ndi umusemuzi wacu n'umuhindi tumusobanuze वेलफेड से ये बताने आए हैं कि आपके twari tuje kubamenyesha ko abana banyu ubu ngubu batwawe n'ikigo cyitwa Welfred gishinzwe kwita ku bana aribo bagiye kujya barera abana banyu kuki abana bacu se mbotwaye inkanda ntugire ikibazo madamu मेरा बच्चा लोगों ने क्या किया है abana banjye se bakoze iki 10 हफ्ते की वैलिड bamaze ibyumweru bigera mu 10 bari kubakorera isuzuma babagenzura babagenzura साइकोलॉजिस्ट से आपकी मीटिंग के बाद वेलफेड ने ये पाया है कि आप अपने बच्चों की देखभाल सही से isuzuma rero n'imyanzuro yavuye muri iryo suzuma byagaragaye ko mwebwe n'umugore we mudashoboye kwita ku bana banyu neza लेकिन bishoboka bite se uravuga ibiki karakana gato umutwenda cyari kukonsa karacyari kwibere नहीं none uriya mwana mukuru nawe arya aruka ari nje umugaburiye gusa uriya mwana mukuru na papa yamugaburiye ntagarya ni mama umugaburira gusa abana banjye urumva babaho gute कोई लेता है क्या gute mwatwara umwana mukamwambura mama we rebe कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है urabizi ashobora kuba habayeho kwibeshya pe तो इंडियन हो आप तो uri समझ umuhinde ndakeka uri kunyumva families abahinde turi umuryango iyo twahuriye mu bihugu by'amahanga wakamvuganiye Tallinna vill diskutera sig höringen av fylkeskommittén intill den ibindi ubutaha tuzabiganirira mu rubanza rwo kuburana turebe koko nimba abana mu bakwiriye handling. ariko mu gihe dutegereje ko urwo rubanza ruba abana baraba bari kwitabwaho n'ikigo cyacu cya Welfred मिस्टर चैटर्जी Mr. Chatterjee आपको ibintu byose कमेटी की सुनवाई में tuzabiganira ejo mu rubanza rwa के komite बच्चों को बेस्ट प्रोफेशनल ट्रीटमेंट देंगे प्रोफेशनल ट्रीटमेंट क्या बोला abana banyu naho ubundi ntabwo mwari mubitayeho neza niko byavugwaga क्यों बोलेगा मैं बोलता हूँ मैं sheri buretse butuje प्लीज प्लीज मेरा बच्चा nabinginze munsubiza abana banjye mama we nta nubwo abyumva neza munsubiza abana banjye cyangwa se nako nta n'ikintu umubyeyi yakumva bamutwariye umwana Sunil Kapoor. Sunil Kapoor ये सुनील कपूर का विजिटिंग कार्ड है iyo ni ikarita y'uwitwa Sunil Kapoor Appointed lawyer. uwo ni umwavoka wazababuranira mu rukiko muburana na leta ya Norvège kuko ubu nimeze nk'aho abana batwaye umwana bari wa leta utamufata neza baramwitwarira umugore yajana gufatira telefone reba filime areba neza hano rebe bamutwariye abana
madamu ahita aca hariruka mu muhanda atarwiyambitse. Filime bayise Madamu Chaturuji vs Norway. Mbega ni inkuru ya nyayo yabayeho y'umugore wahanganye na leta ya Norvege bapfa abana be. Byagenze bite? Umugore yasaza kuri ofisi ya Verifred. I'm sorry. Kuri cya kigo. Sir, my children. Abana banjye barimo hano indani. I go inside, sir. Ndashaka kwinjira. My baby 5 months, sir. No. Abana banjye bafite umwe afite amezi 5. The office is closed, ma'am. Ibiro byafunze. It's kept here. They are... Kandi abana ntago bababika hano. Abana babajyana mu bigo ino ofisi y'icyo kigo. Please call this number. Hamagara iyi nimero imanitseho hano bakuyoboraho abana babajyana. Shaka kumenya abana bibarihe. Yaje kuri ofisi ya Verifred. Yaje kwicara mu muhanda ameze nk'uwasaze. Batwaye umwana we mukuru, wa mwana utabasha kurya, atagaburiwe na nyina. Nanone batwara kandi kana yari akiri konsa gato, umwana uri kwibera. Kwicara mu muhanda biraza gutuma ibintu biba bikurushaho, ntacyo biri budufashe. Yaje yicara kuri ofisi y'abamutwariye umwana. Abana bacu turaza kubasubirana. लॉयर भी अपॉइंट कर दिया है. Baduhaye umwavu kuri bidufashemo. No, हमको वो lawyer का झंझट में नहीं पड़ने का है. हम Ntago dukeneye umwavuka. चाहिए बस. Icyo nyeneye ni subi na sushi kuza. Katurori. सिस्टम होता है. Tugomba gukurikiza amategeko na systeme nyine y'igihugu cy'abandi turimo. Akantu ku kandi baduhaye umwavu kandi uri buze kutuburana tugaragaze ko abana bacu twabasubirana. उनका lawyer उनका side लेगा. Umwavuka baduhaye nawe araza kubashyigikira nibo bamuduhaye. Twikode twiyishyurira umwavuka wacu ubundi buri leta utabaje kwibonera umwavuka ari umwavuka leta iguha ariko urumva n'ubundi abahembwa na leta. Bivuze ngo uyu mugore mu gihe ari kuburana leta n'ubundi uwo mwavuka muhawe na leta ari kuvuga ati twakwishakiye avoka twiyishyuriye uri prive udafite aho uhuriye na leta akaba ari utuburanira. Uwo mwavuka bahenze wano ni umugabo. Gusa uburyo abavoka bahenze na hoza amafaranga ire naca. जो कुछ भी फीस हो. Ibyo gwenda ntago mbyitayeho. Shaka umwavuka w'umuhanga tugaruriza abana. Wivuga ngo abana banje nanjye nabanje. तो एक ही काम है बच्चों को संभालना. Akazi konyine warushinzwe no kwita ku bana neza. None karakunaniye niyo mpamvu batwaye abana. Inzu yacu bisa nabi buriya niyo mpamvu batwaye abana. नहीं बारी अमर थे. Ushatse kuvuga ko inzu nazi kuyikoropa. मेरा दोनों बच्चा उठा. Ese nazi gukoropa inzu neza n'urwitwazo rwo kuntwarira abana. Niyo naba nayikoropa abana batandukana gute na nyina. मेरे citizenship application में Wa mugore bino bintu kandi umenye ko bishobora no kugira ingaruka mu bwene gihugu umuntu yari kuzibonera. Uno mugabo yari yarapurayinze nyine kugira ngo arebe ko yabona ubwene gihugu ibipapuro bimugira umwene gihugu wa Norvege. Usika abantu bose bavuye muri Afrika cyangwa mu bindi bihugu byini mu nzira y'amajyambere nk'ubuhinde. Habaye abakene benshi ariko kira gihugu cyateye imbere cyo. Babishakira ubwene gihugu bwa bira bihugu bikomakomeye. Umugabo umva ikimuhangayikisha ngo kibazo ngo bino bintu biraza no gutuma umuntu bishobora kuba byabangamira ubwene gihugu yari kuzibonera. ऑफिस में मेरी क्या इमेज रह जाएगी? Uzi uburyo bino bintu biri kunsebya ku kazi ahantu nkora niba bimenye. ऑफिस के बाहर ही वेट करना है हमारा शो. Jewe icyo ncana gutegereza abana banjye kuri iriya ofisi. Nta kindi kintu cyakumva. Kata niba imodoka nsubira kuri ofisi njye kwitegereza abana banjye. Umugabo ahangayikishijwe n'ibintu byinshi ngo kukaza zaseba. Ikindi ngo ubwene gihugu umugore arashaka abana be. Sorry sir, extremely Mumbare hari umuntu bari bagonze. later. Bekla Kandi agiye kumuriro n'abishaka mumbabarire. sure on click. Ibigoryi by'ibinyamahanga. Ukuntu bamutuka ariko mu bihugu by'abandi barabatuka ngo baba. Ariko tuba twaragiye guhiga amafaranga nta kuntu. Nanjye rega buri iwacu sinaha. Menyere impamvu mutanama amafaranga neza. Kwa data ni mwijuru. Katurure. Umugore ntiyaryamye. Umubyeyi hano ntiyaryamye. Ari aharundi usinziriye uri kugona. Kubona itandukaniro. Hello, Belfred. Alo ni kuri office ya Verifred mu rukerera. Abana banje babiri. Shupi Chatterjee na Sushi Chatterjee. Yes. N'utwana tw'uduhinde. Call Devika Chatterjee. Nimubabona mu mpamagare nitwa Devika Chatterjee. 567. Abaha nimero. Katururi. Ari kubikora yihisha umugabo yamubwiye ati dukurikize inzira bari kuduha yose. Bitazanapfa umuntu akiburira ubwene gihugu. Ubwene gihugu. मैं गैस स्टेशन से कुछ ले लूंगा. Ntugire ntuyigoro ntekera ndabana ijya ngeze ku kazi. Madamu yareba hano. उनका लिस्ट में जो लिखा था अगर हम मैरिज काउंसलर कर दे तो शुभ शुचि. Ese basi tugiye gushaka nk'abantu batugira inama kubyerekeranye n'umubano wo mu rugo no kwita ku bana badusubiza abana bacu. Kugira ikibazo abana bacu barabadusubiza. ऐसे ही थोड़े कोई हमारे बच्चे ले जा सकता है.
उनका वो जो लिस्ट था 2 हफ्ते वाला none si ibibazo byose dufitanye tubikemuye बदल दे तो akantu kose bashaka tukagahindura twabona abana bacu wowe ubwawe banza uhinduke wowe ubwawe banza uhinduke umva umugabo ukuntu abwira umugore amagambo mabi ariko ngo ntacyo guhindura cyane wowe ubwawe banza uhinduke nawe ubiteye मेरी सब में कोई गलती नहीं है देवी ibi byose byabaye ntabwo ari amakosa yanjye Debika ntabwo ari amakosa yanjye iyi filime nakubwiye ngo ni inkuru ya nyayo yabayeho ni ibintu bya nyabyo byabayeho utayitiranya na za filime usanzwe ureba yeah. हाँ बोलो yego mbwira क्या वो नाचिश हुआ umeze ute mwana wanjye papa yaramuhamagaye papa yaramuhamagaye mu Buhinde kumwe mu bye guhamagara ari mu gihugu wamusizemo kuri video mwana wanjye byagenze bite papa शुचि को लेके batwaye shubu na sushi ये क्या मतलब uravuga iki ngo babatwaye पैर वाला babatwaye ngo mu bigo birera abana icyo bigo byenda kumera nka uruferina kandi abana bafite ababyeyi उठा के ले गया abana babatwaye घर में घुसकर बच्चों को abantu baje gutyo batora abana barabatwara sira ikibazo cye अनिरुद्धों का क्या कहना है umugabo wawe se arabivuga iki और अबर की कहना urumva yavuga iki kintu सारा गलती मेरा ari kumva ko amakosa ari ayanjye umugabo wanjye अपना सिटीजनशिप का we icyo yitayeho ngo ni ubwenegihugu bwa hano gusa nta kindi यहाँ का गवर्नमेंट से कुछ लॉयर फिक्स किया है abayobozi b'inaha baduhaye umwavoka tutanazi mwakwishyuye umwavoka kuri purifesa aho kugira ngo leta ibahe umwavoka w'ubuntu तो फैमिली के बारे में uzi uburyo rero imiryango y'inaha ikora बस ibintu byose ngo bashaka iby'ubuntu पैसे चाहिए तो बोल रहा nukenera amafaranga utubwire mwana wacu cyangwa ikindi wakenera wabonye ariko kugira abantu ababyeyi bagafasha buriya hari ababyeyi bari ubwoko bubiri iyo ugeze muri biriya bihugu by'i Burayi hari abo usabwa koherereza amafaranga ariko hari n'abandi uri muri biriya bihugu by'i Burayi na za Amerika uhamagara tukakoherereza amafaranga muri Amerika n'i Burayi ukaba wifashisha uyu mugore nawe ari muri Norvège ariko iwabo ababyeyi be mu Buhinde arabwira ati mwana wacu nukenera amafaranga ujye utubwira tukoherereza pana bya bindi byanyu byo kumva ko umuntu ubwo yagiye hanze agomba kukoherereza amafaranga Oh, hello जी mwaramutse baje kuri umwafuka wabo ninjye Sunil Kapoor मैं अनिरुद्ध yabanyita ni Rudd Chatterjee umugore ni Deepika Chatterjee baje kuri bafuka bahawe All well? bize neza madam क्या हुआ mu gahanga yakubise umutwe hasi Nothing serious. aya nta birenze ameze neza umva umugabo ariko वैसे कैसी है ameze ute बुरी हूँ ntabwo ari neza मुताबिक देखो जी मैं जानता हूँ आप लोगों पर क्या चल रहा है लेकिन बेस्ट ndabizi ibyo uri gutekereza noneho mwese दोस्त समझो ariko mumbone nk'inshuti twese biradufasha umusaza w'umuhindi 13th May itariki 13 z'ukwa gatanu session ya mbere igiye gutangira saa 5 nyine ni ukuri kodinga byose इधर चला था ये भाई ubundi icyo igenzura babakorera ryagenze ute bamaze ibyumweru 10 बोलो सुना जावे kumenya umegama barakumva ntari bivugira ko शब्द ibyumweru 10 yaragiye kunama kuri rikoda kandi rikoda no kurira gukurura ni umuturage इंडिया से वापस आया वो लोग रोज हमारा घर में आना शुरू कर kuva natangira kubyara batangiye kuza kutugenzura ये किसी ने बताया क्या bakubwiye impamvu babagenzura gase ntago mbizi तो हफ्ता तो सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ibyumweru bibiri bya mbere bari abazungukazi nkibyara umwana wa mbere bazaga kunyigisha uko bonsa पर फिर धीरे धीरे हमको ऐसा लगा कि mbere natangiye no kujya ntinya konsa abandi ariko nyuma nza kugenda niyakira तो हम कंफर्टेबल होने लग गया ngira ngo ni abantu baje nko kumfasha leta yohereje तरह ट्रीट करने लग गया ntangira kubafata nk'ari famiye yanjye था कि वो किडनैपर sinzi uko byahindutse ahubwo bakancimutira umwana wivu bancimutiye abana ninye se kubivuga mugabo हाथों से तो नहीं दिया ना हमारा abana banjye ntago nababahaye babatwaye ku ngufu incecekesha umugabo nyine bafite ubwoba bwo kuvuga ngo biriya bigo by'abazungu nubivuga n'abarabura ubwene gihugu mureka vuge wa mugabo हमें देखना ही है कि इन्होंने आपके ऊपर केस क्या बनाया turashaka kumenya ni iki nyine babaziza cyatumye batwara mwana cyaba barega इनमें कई चीजें ऐसी हैं जो आपको बदलनी पड़ेंगी स्ट्रेटजी reba bimwe mu byo babarega है ना कल्चरल डिफरेंस ibindi ndaza kugerageza kubyitaho ni ibijyanye n'umuco ibyo babashinja bya mbere birimo ngo nk'uko ngo umugore ngo babonye ngo agaburira abana n'intoki ngo ibyo bishobora kwanduza umwana indwara muri biriya bihugu byateye imbere nyine bo bafite ukuntu nyine barisha amafoke n'ibiki ariko nko mu Barabu
natwe abanyafurika n'abahinda ari ukuntu ukaraba intoki ukahita wanjama ibiryo. बेड में सुलाना या Ikindi babashinja ngo nuko murara mu cyumba kimwe n'abana banyu, ibyo ngibyo nabyo ntabwo ngo biba byemewe no gufata abana nabi. Wumva ibirego bari kurega abana byatumye batwara abana, barabarega icyaha cya mbere kugaburira abana nka mama ukoresheje intoki, kurara mu cyumba kimwe n'abana. कभी कल गाना वो Ibindi ngo nugusiga abana twatuntu two muganga, twatuntu abahinda nyine basiga abantu mu gahanga tw'umutuku n'iki twibigirwamana byabo nyine two gufa, bavuga ati bira no kwanduza umwana akagenda asa nabi muri society. पागल है क्या? Bano bantu barasaze. को हाथ से खा None se hari umubyeyi utagaburisha intoki z'umwana? अमृत होता है. Ikiganza cya mama kingana n'ikimana. Urumva. Ibyo abantu bose barabizi. समझा कोशिश की हाथ से खाना ना खिला Nanjye umugore najyaga mwema ngo ntakabgaburira abana akoresheje intoki. तो चाकू से खिलाओ. Njye mbagaburira se nkoresheje icyuma. ना हाथ से ब्रेड नहीं तोड़ता. None se abazungu bo ko bafata umugati bakawukatisha intoki. कैसी बातें कर रही हो Se sheri. Umugati kuko ntabwo wawurisha icyuma. Ibyo uyu mugore avuga. यही कि घर के कामों के अंदर आप हाथ नहीं बटाते. नो थिंग्स Baragushinja ko utanafasha umugore imirimo yo mu rugo. सही जी प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने आपको We mada babonye noneho ngo utari umubyeyi ukwiye kwitwa n'umubyeyi. मेंटली अनफिट भी प्रूव करेगा. Ikindi bazakora mu rukiko bazakugaragaza nkaho utuzuye mu mutwe. तुसी फिक्र ना करो जी. Ariko ntugire ikibazo iki kirego turaza kugitsinda. Ngo navoka. चुच्ची मिल जाएगा ना? Ndasubira na shubu nasusha abana banjye. Ari no kurira. लेकिन उसके बाद ना Gusa nyuma y'ibi इंडिया वापस चले जाना mushobora gusubira mu Buhinde. और शहर में बस Cyangwa mukajya mu kindi gihugu cyo mu Burayi mukava hano. रहोगे ना. Kuko nimuguma hano वाले हमेशा आपके ऊपर निगरानी रखें. kiriya kigo Verifred kizakomeza kibacungacunga. Wumvisha amagambo ariko muze avuga ati nimutsindura urubanza mugasubirana abana banyu, birabasaba ko mushaka ikindi gihugu cy'i Burayi mwimukiramo, kuko kiriya kigo kizakomeza kibagendaho kigaragaza ko bibeshye kubaha abana. Ikindi mugomba gukora cyangwa mukisubirira mu Buhinde. Umugabo yahise arakara bakivuga iryo jambo. Umugabo arishakira ubwene gihugu yikanzemo. अमराज शुभ शुचि से मिल Ese twajya gusura shubu na sushi yego n'abana. तुम जानबूझ के करती हो क्या ऐसी बातें Ese biriya bintu bivuga kubishaka. दी है ना हम कोई रिस्क नहीं ले सकते प्लीज Umva nta gucaka udukuri kusirya iryo ryose rirenze ku mategeko ya bano bantu batanyiyirukanira. Rebe. Yeah. एक्सक्यूज मी शुड आई साइन ऑन द कॉपीज हियर दिस कॉपी एंड दिस वन बर्थडे थैंक Yakorino. Mama, ari hano yagiye kubona abantu utwana baratuzanye. Shubu n'agakuru. Dore ikigo basigaye abana babamo. ये देखो रेंडियर. Reba kano. Yazanye umuceri kumwe ajya ashyira umwana mu gakomba kana kakaba kawukinisha. Afata n'akana gato kana yaracyonsa. Yarabakumbuye mwemereye kujya munyuzamo mukaza kubasura. Nakubwiye ngo buri gihugu kiba gifite ibyacyo. Kana kanjye mama yatangiye kurira yaragakumbuye. Yatangiye kurira karirimbira. Umva agenda ubwirira ya mugore. Mama tujyane mu rugo. Mama njye ndashaka ko dutaha singuma hano. तुमको पता है? Umva mwana wanjye. Hello? Nuguma hano bazakujyana muri Disneyland. Ahantu haba ibikinisho byinshi abana bakinira. मैं आपको पता है कौन कौन है? Uzi abantu batuyeyo hariyo Mickey Mouse, hariyo Donald Duck. एक्सक्यूज मी मैम Mada, मैम प्लीज आप बच्चों के सामने मत रोइए wirira imbere y'abana. ठीक नहीं है Ntabwo ari byiza imbere y'abana. Byo nabyo nugufata abana nabi. Wumvishije ariko w'abana bakubona guturi kurira karimwe mutuma abana bakurana imitima mibi na za depression. फैमिली बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए Ikindi wikomeza kubereka kubitayo cyane bayambira babigira inshuti cyane bituma bagukumbura cyane hano bagasigara batishimye. वरना बाद में Sibyo? उसको मिस कर Ibyo ni ibiteza ibibazo wikwigira nkaho uri umuntu wawe. बात बच्चा लोग Ariko ndi mama n'abana banjye maze iminsi 3 nababona ni gute ntarira. Mada urabizi niba atangiye no kuza ibyo ngibyo kura abana yo. Dore ngo barongera bakaba mwaka. Nta n'iminota 5 bamaranye. Wari kurira imbere y'abana. प्लीज समझाइए इसके औरतें बच्चों के मामले Baturure. Abana barongeye babara batwara. Mama arababara. Azi kubona abantu utazi barugigana baza bagutwarira abana. Uri umubyeyi mubi. Ibaza icyo kintu. Ntushoboye kurera. Noneho kumva utuntu bagushinja n'utuntu ngo ugaburira umwana n'intoki kandi wazikarabye. Umwana n'uwawe arwaye inzoka niwe bireba. Ariko ngo umwana n'uw'igihugu. Uyu uzabimenye neza wishe nk'umwana wawe cyangwa wamuyi. Kumenye ko wa mwana atari wowe wibyariye. Ari uw'igihugu. Barakwereka ababyeyi b'umukobwa baje kumusura muri Norvège. Ababyeyi baje kumusura
oya kano ndakitwaza barakwereka nyuma y'ibyumweru bibiri amaze gutandukanywa n'abana be. buri kanya nta kindi abatekereza n'abana be, ibyishimo byari biri mu rugo, akaza akareba amavideo bafataga abana areba shubu na sushi. Hashize ibyumweru bibiri sasa urukiko rwa mbere rwarabaye, baza kureba video. Don't return the children. Not until convinced that what you just saw in that video. Ubonye iriya video? Happy family. Urabona ko ari abana bishimye, unavoka yazanye video mu rugo bafataga abana avuga ati bari abana urabona iyo bari kumwe n'ababyeyi babo babishimye bameze neza bari kumwe na nyina. Ntabwo mubyiboneye ko abana mu rugo bari kubyina baseka bishimye. People broken any law? Ese aba babyeyi hari itegeko barenzeho? There's over here Mr. Chatterjee. Imyaka 12 bamazina ha. Doesn't even have a traffic ticket to his name. Uyu mugabo nta kosa yigeze akorana n'ubwo yigeze parika imodoka n'aba ahantu wenda ngo bamwandikire. Cyayitware nabi. Different practices. Atahubwo ikigaragara ni imico bitandukanye y'ibihugu mwe mutari kwakira. Mu Buhinde ni umuco wacu kugaburira abantu ukoresheje intoki. Icyo nago cyakabaye icyaha. Uyagasemura. Preto se nazar bachane ke liye. Ikindi birabyo gufata utuntu tw'amabara ugasiga umwana muganga gatonya. Ke upar kala tika laga. Ni umuco wacu mu Buhinde biba bimeze nko kwirukana imyuka mibi ku bana. Urashaka kurwanya umuco wacu. Please have a look. Reba umwana. Reba n'amafoto y'abandi bana bo mu Buhinde bose abana bo mu Buhinde basiga turi atuntu. Turibona kwitama mu gahanga. Na nahi hai. N'utuntu basi. Urabona amafoto yo mu Buhinde. Abana babagaburisha intoki. Ni ibintu bisanzwe. Diversity doesn't break up our society. It enriches it. So let's. Umuco wacu rero nagaruvuze usenya society, ahubwo nutuma society yacu itera imbere muri rusange. It's breaking up families. Ahubwo mwebwe muzi ngo muri gushaka uburenganzira bw'abana, kumbe muri kurimbura umuryango mutabizi. Ata pita se bachcho ko alag karke gutandukanya umwana n'umubyeyi ngo mukamujyana mu bigo ngo birera abana, murumva umwana mugiye kumufasha icyo afite umuryango umukunda. Chide huye maa baap. Ibyo ngibyo bituma umwana akura nabi, ntamere neza n'umuryango we. Section 4/6 is just not applicable here. Itegeko rya gatandatu kandi mwarirenzeho. Ladies and gentlemen, too. Cyo nabwira abagore namwe bagabo. Ababyeyi ngo basubiza abana babo. That's all. Nibyo. Birego mubarega nibishingiye ku muco. Ngo basiga utuntu umuganga ngo bagaburisha intoki, ngo bigira gute uwo ni umuco mu Buhinde. Abayisilamu subona badakaraba intoki bakahita banjama igiporeza barabu suko dukora. Allegations against the mother are serious. Ariko bimwe mu birego barego n'umugore ni birego bikomeye cyane. Reka tubivuge. The Conciliation Board hano board yacu yemeje ko emergency for an inter hari ibyo bamaze kubona mu gihe bamaze igihe babasuzuma. Share her cultural beliefs with. Gusa nanone we are issuing a plea to Mr. and Mrs. Chatterjee to be more integrated with them. Icyo tugiye kubabwira ni ukugerageza gukurikiza amategeko mu kurera abana banyu. This conciliation sibyo has collectively decided ibyo batabashimye mugerageze mu bikosore to declare order. Ikindi kigo bita Verifred kishinzwe imibereho myiza y'abana, ibyo babashinja tubitesheje agaciro. Should ensure that the children Verifred icyo kigo kibasubiza abana banyu. Their parents within bitarenze 24 hours. Amasaha 28. Uyu mugore n'umugabo muze kwa mumusubije abana babo. Ibyo mubarega tubitesheje agaciro. Gusa bwarakeye. Uyu munsi bagomba kujya gufata abana babashe gusenga byabigirwamana byabo. Nabe nabo barabisenga. Naho mwe muvuga ko mukunda ngo Imana yanyu ariko ntimwa muheruka gusenga. Ariko byibura ikigirwamana cyabo mu gitondo saa 6 na nijoro baragise. Ariko mwe mumva ngo mwabarenze muzi Imana ya nyayo ntimujya muyisenga. Kenebo. Muranambabazi mbona abantu badasenga. Ndakona. Bidatinze baje kuri cya kigo Verifred abana babarerera. Baje gutahana abana babo. Babasubizeyo. There is a stay order on the and the children will not be released today. Abana banyu ntago uyu munsi tubaba. Ngwiki? Lawyer kota hai. Avoka wacu bundi ari hehe? Please listen. Sunil Kapoor ari hehe? Madare kamvuge madamu biramurenze urukiko rwababwiye ngo bagende babaha abana. Verifred bimye abana. From one of the co-mothers from the school. Umva harandi makuru twakira turuka ku ishuri. Kandi nayo tarigeze avugwa mu rubanza. Ntago mbyumva. Will now be taken up by the district. Bivuze ngo fata urupapuro ujyane mu rubanza, ujyane ku rukiko rw'akarere. Bahita bafotora barubaha abana ntago tubabahaye. Tuzongera tujye kuburana handi. Abana ikigo kirababimye. Yes. Ariko bari bavuze ngo abana murabaduye umunsi. Abana banje bari hehe? Urukiko rwabansubije. Baturore. Ajya gushaka shubu. Shubu we. Agenda amagara. Abana banje bari hehe? Katurore. Yeah. Suchi.
Shub urukiko rwamwemereye gutwara abana baranze baramubwiye ati wapi twasanze ari n'andi makosa mukora ku ishuri umwana aho yiga ibyo nabyo tuzongera tubiburanire dore ubwana ahantu baburaza dore abana ahantu baba bari kurara ngo nibwo baba bagiye kubaho neza we yasanze ubundi bwana ubw'ubuzungu bwaturutse he ubundi akenshi bari abana badafite ababyeyi ariko ubona ubana bo bafite ababyeyi ariko ngo iwabo ni abanyamahanga ntabwo babitaho neza bava mu gihugu gifite umuco utamenya ibyawo jano Shub kana gatonya small baby Suchi gatonya mandoli kamezi nk'atanu n'akandi bari kumwe wapi katururi Shub umugore yabonye marete y'umwana we abura umwana ubunana niwe wigisha abana yabonye wa mwarimu wigisha abana arakurikira abana banjye bari hehe Shub bari hehe turashize madamu we witeza akavuga ibintu nabyo batazabyongera muri dosiye madamu mva tukubwire tugende tuza umugore arasara yabuze abana be uko kumba ari kwisaza niko bari kumukamera ibira biragaragaza ko atanuzuye dore uko bamukamera baramukamera babazungu bamutwariye abana uko ari kwisaza avuga ati abana banjye bari kumukamera हेलो Mr. Kapoor जी आप क्यों नहीं आए आज kuki utaje ku rukiko को नहीं मिलने दिया banze ko duhura n'abana bacu ikirego cyanyu bakinyambuye mbere na mbere mu bimenye bavuze ngo nababuraniye nashyizemo amarangamutima kuko ndi mwene wanyu ikirego bakinyatse bivuze ngo no kugira amarangamutima se ni ikosa ikirego cyanyu bakijyanye mu rukiko rwisumbuye nako rw'ikirenga ubwo nibyanga mugatsindwa muzajya kuburana ku rukiko rw'uburayi bwose ni ukugenda muzamuka urukiko rw'ibanze urw'ikirenga rwisumbuye ibiki n'ibiki ati nibyanga muzajya kuburana ku rukiko rw'uburayi bwose hano turi mu burayi uyu mugore iteka ateza akavuyo dore nari yateje akavuyo mugabo hano abona umugore we adashobotse katurure abana urukiko rwa mbere rwari rwabamwemereye barabamwimye bimeze bite tuvuye hakurya iriya hakurino yo indabyo nakohereje wazibonye se undi mugabo wa jano umaye akanya gato Mr. Chatterjee Madame Chatterjee niwe mbwi je banyita Daniel Siupuko muvuga ikirimi kinaha genda kivuga ariko umugore wanjye ntacyo avuga bakubwo turakoresha icyongereza gusa duhuriremo indani icyari kuri telefone ariko ibintu undi mwavoka babahaye uriya niwe voka wacu mushyashya ugiye kutuburanira wa undi w'umuhinde bamubambuye babahaye undi कापुर जी का बदले ये baje mu rukiko none rw'akarere केस लड़ने bivuze ngo batwambuye umuhinde ngo ntatuburanire batwohereza kino kigoryi cy'umuzungu बोलने से ना हमको और भी टेंशन bano bagiye kutwongera stress mva umugore ahindukiye abona ba bagore bo muri cya kigo bari kumuseka bo muri Very Fred rebe bagiye mu rundi rubanza ageze hano abona ba bantu bamutwariye abana baziranye na wa mwavoka babaye bari gusuzanya bite ni ikibazo wa mwavoka babahaye aziranye n'abantu bo muri Very Fred bari gusuzanya muraho bati witegure gutsindwa According to the Child Welfare Act, dukurikije amategeko arengera abana yashyizweho ku itariki 20 mu kwa karindwi 92 92 number 1 relating to the nanone mu itegeko ry'ijana bijyanye n'uburyo abana bakwiye kwitabwaho iyi couple mubona hano y'umugabo n'umugore ntabwo ishoboye kuba abana environment nziza bakwiye gukuriramo They have been investigated for 10 bamaze hafi ibyumweru 10 babapererezaho 4 by 3 of the above nkuko twagiye tubigaragaza ku itegeko rya 4 rya 3 investigation our mwiperereza ikipe yacu yakoze kuri no famiye ya Chatterjee an unstable icyambere babashe kubona kuri uyu mumama mu mutwe ntago huzuye hari ukuntu nyine mu mutwe haba hatari stable hameze uhuzagurika unabwanuka unayagara uyu mugore mbega imyitwarire ye ntabwo wamenya icyo bari bukore mu kanya ubona tuje mu kanya ukabona akoze ibindi bintu utatekerezaga ko yakora mbega arabwanuka turashize I would like to submit niyo mpamvu navuga ngo of Mrs. Chatterjee's friends co-parents from the son's kindergarten niyo mpamvu twagira ngo twakire abandi bantu b'abatanga bamwe bagira icyo bavuga uyu nk'umwarimu wigisha cyangwa se directrice w'ikiga abana be biga umwana we yigamo uriya mugore Deepika Patrick
ntago yita ku mwana we. Umwana w'icyambere afite uburwayi bwo gutuma yiga nyine cyangwa se agafata ibintu bisa nk'ibitinze. Kwa kundi umwana ibintu abyiga akabifata bisa nk'ibitinze, urumva akeneye kwitabwaho cyane, atumva neza. Ikindi ngo uriya mugore ntago yita kuri projet z'umwana, niko principal avuze. Wenda ngo umwana ngakwa kundi mwabonye nimba babahaye projet bari buzane ku ishuri ngo umwana azizanira iki, ntago ajya bikora. Mrs. Deepika Chatterjee is good mother. Uriya mugore Deepika Chatterjee ntari birye n'umumama mwiza, Get involved in ariko ikibazo ntago yita ku masomo y'umwana we. Umva kandi ari gushinjwa, ntago yita ku masomo y'umwana we. always delayed. Iteka azana umwana ku ishuri akererewe. Oh, not good. There is also a report of the domestic violence in the house. Niyo mpamvu tubona ko uyu mwana adakwiye gusubira muri uriya rugo. Is there any official complaint of that? Imyigire ntibayita. Ikindi mu rugongo rwabo ngo habamo n'ihohoterwa, umugabo ajya kubita umugore. Ayo ni amakuru twakwiye ku nshuti z'umuryango wabo, kundi muryango w'abahinde w'inshuti zabo, w'umugabo bita Biswan n'umugore witwa Nandani, ngo umugabo ajya ahohotera umugore. By Mr. Supek, how do you plead? Asubaburanira dore nguyu avoka uje ari kukirya nyiri cyubahiro. These assessments are full of personal. Bino bintu muvuze ni ibyerekeranye n'ubuzima n'ibintu by'umuntu ku giti cye. Abari kurushinja n'umugore n'umugabo bari kujya bavuga ngo ndatekereza ko ajya kubita n'umugore, ndatekereza ko In my opinion, rero uko mbibona, without any mu gihe concrete badafite ikimenyetso kigaragara ngo bakitwereke gifatika, ibyo bari kuvuga sibyo. what's attention Ariko njye ngira icyo mbereka hano ubwo kizima. made by the municipal head administrator of Velfred 3 weeks ago. Ibyumweru bitatu bishize, Velfred does not have the resources hari ikigo cy'ubugenzuzi gikuru cyagaragaje ko healthcare. Velfred ituzuza ibisabwa, itagendera ku mategeko ijya gutwara abana, ijya kwitaho cyangwa itabitaho neza, Than the biological cyane cyane iyo bari kwambura abana ababyeyi babo bababyaye. guilty. Niyo mpamvu rero natwe twemera ko icyaha kitaduhama bari kudushinja. To have to support you. Ese ibyo uvuga hari inyandiko yari ibigaragaza. Concerning Velfred up Hari ibirego bigera muri 30 Court of Human Rights. Object. byagiye birego n'umuryango Velfred mu rukiko rw'Uburayi bwose, bivuga ko kino kigo Velfred gihohotera abana cyangwa se kibatwara, kibambura ababyeyi babo mu buryo butemewe. Ibyo naho bihuri. हमारा केस पे फोकस Uriya mugabo mubwira fe ku birego by'abandi bande ku kirego cyacu bumuretse. Excuse me, Honored Court. Nyiri cyubahiro buretse. Mrs. Chatterjee. Madamu Chatterjee. मुझे हिंदी आती Nigende ndakivuga, ntukomeze kumvuga nkumva. Supek. Banyita Daniel Singh Siupuku. Court में बोलना हो. Ntabwo wemerewe kuvuga mu rukiko rwanjye ndi kuvuga. पे फोकस करो. Rero ibande ku kirego cyacu uve muri izo manza ngo z'abandi 30 ngo nabo bareze Velfred. Apologize on behalf of my client. Mbabarira umukiriya wanjye ababwanutse, umugore nawe hano ntago ari shyashya, nyine yatarabona abana be nako ni umubyeyi wese yanagukubita yakwica. Kuti mugire vuba mbona abana banjye babona biri gutinda. Velfred Ni ibintu byumvikana. has picked up the children Ikindi Velfred baraje batwara abana b'uyu mugore batamumenyesheje. of Section 4 by Bivuze ngo barenze ku itegeko rya 4/6, Supreme Orders of the Child Welfare Act. akaba ari itegeko ubundi rirengera imibereho myiza y'abana. Part of the welfare Umva, strategy. ibyo natwe turabyemera, ariko muri strategy dukoresha twita ku burenganzira bw'abana. Children and the family. Because Gutwara abana kuramo bambura umuryango wabo mutamenyesheje umuryango ni ugutera ubwoba abana n'umuryango. that these parents might harm. Impamvu twatwaye abana tutamenyesheje umuryango wabo, twari dufite ubwoba ko n'umuryango uri buze kuba wakomeretsa abana babo. Hence the same section 4/6 allows us Kuko to natwe tubyemererwa n'itegeko, avuga umubare waryo ati ubonye ababyeyi bashobora kuba bababaza abana babo babakomeretsa bagera gute, abana mwemereye kubatira mukabirukankana, mbega bikamera nko mu bashimusi ariko muri gutabara amagara yabo. Mva kubeshya. No evidence. Nta kimenyetso ufite madamu. Proceed. Rata komeza. Thank you, Honored Court. Urakoze nyiri cyubahiro. I'd like to submit another statement Kandi nongere nanga indi statement muri rukiko. and Matilda Aribwo bagiye kubaza witwa Sia Larison na Matilda Magnus. is that on one occasion Baravuga ati umunsi umwe bigeze gusura uno mugore madamu Chatterjee. on the son while he was Akana ngo ke karamuririra gakuru, aho kugira ngo akingura akavugishe, akingura urugi agakubitaho urugi, yanga ko kinjira kandi kari kurira. Urumva uwo mugore atahemukira n'umwana we yibyari. Bahita berekana video koko. Video igaragaza akana kari kubwira mama nyingurira nze, umwana wanjye wikwinjira. Mama nyingurira ninjire. Iyo ni video ratiyiziriyizire nyoko yanze kugukingurira. Matilda. Sia, muvuga ukuri mureke kubeshya ko ibyabaye uriya munsi. Judge sir, Mucamanza. my son, Umwana wanjye Shubu. the card she Ikirahure cyari cyamenetse mu nzu nari nicaye. I shut door. Umwana ashatse kunkurikira yiruka, nyinga umuryango aguma inyuma y'umuryango. So Kugira ngo son doesn't umwana wanjye adakomeretswa n'ikirahure. Bada ntago uri kuvuga neza. Uyu mugore avuga icyongereza atera nyine. Umwana ikirahure kumeneka nuko nanjye ubwo mba ndi kugenda mbigoragoza mbihuza. Ariko nyine uburyo avugamo nyine urumva ko kimujabuka, ugasanga umucamanza ntago ari kumwumva neza. unpredictable behavior on a court. Umva mucamanza sibyo twakubwiraga se, arahubuka. Uriya mugore afite ikibazo cyo mu mutwe nk'ibintu ari kuvuga.
nabyo ntibiri kumvikana neza. बोलो ना भालो इंग्लिश है. Umva bimusobanurire mu cyongereza cyiza mu avoka bimusobanurire. आप हमारा चार्जेस के बारे में कुछ तो बोलो. Bimusobanurire mu cyongereza ibyo ngibyo mvuze cyiza ngiye menya atabyumvishe neza. Umugore avuga ati impamvu nakingiranye umwana wanjye nagira ngo atinjira mu nzu ibirahuri byamenetsemo bikamukeba kandi koko niko umubyeyi wese yabigenza. Our Indian parents. And Indian parents have their own way of dealing with ababyeyi b'Abahinde bafite uburyo bakurikirana ibibazo byabo n'uburyo bareramo uburyo bita ku bana babo bagaburamo abana babo utandukanye n'ubwacu. Umwana abareshya n'undi yageze muri Norvège nta mwana ukwiye gufatwa bitandukanye n'undi. Ariko ntabwo twatiriza abana babyeyi b'Abahinde kujya barera abana mu buryo twe dushaka pana uburyo bubabereye n'umuco wabo. Abana se mu gihe bari mu bibazo, abana se mu gihe mama w'umwana ari umusaza arwaye mu mutwe nk'uri inyundira kubitwa. The reports and testimonials presented by Urikije raporo zitanzwe hano n'ubuhamya butanzwe mucamanza. This court rejects Mrs. Chatterjee. Ibyo Madame Chatterjee avuga tubitesheje agaciro. Aba bana bawe Shubu Chatterjee na Sushi Chatterjee bagiye kuba barerwa na leta ya Norvège bitaho n'ikigo gishinzwe kwita ku bana. Kugeza bujuje imyaka 18 ukabona kubasubirana barakuze. Mucamanza hari ikintu nshaka kukubaza. Sir, Nyakubo abana banjye. I love my children. Nkunda abana banjye. My Shubshuchi. Shubu na Sushi. Other sir. Gukenera mama wabo. Kandi mama wabo njyewe. Other sir. Mama mubisi njyewe. Matilda agira icyo uvuga mbega no guterateranya ibintu by'icyongereza. They come, I treat. N'aba bagore bazaga mu rugo kungenzura umuryango mbafata nk'umuryango nyine no guterateranya. Niko nabafataga. Sir. Ndagusezeranya. Kwera uyu munsi sinzongera kuvuga amagambo menshi basi nimba ari cyo nzize muri urukiko. Nta jambo nzongera kuvuga. Children sir. Ariko abana banjye. I can need my abakeneye. Yo. Sir, without my children sir. Ndaza gupfa nintabona abana banjye. I listen to fully. Ibyo mwashyize muri liste yose mu nshinja ndabyumva. Kata chamuchi. Nzajya mbagaburira nkoresheje ibiyiko sinzongera gukoresha intoki. Husband, I love. Cya n'umugabo wanjye kurwana hoya. Fine. Kurwana hoya njyewe umugabo wanjye. Family, my Shubshuchi sir. Umuryango wanjye kuwitaho. I give milk sir. Umwe amezi 5 kumwonsa mbega no kuvuga ibyongereza terateranya uyu muzungu yageze aravuga ati ndanigende n'umucamanza. Iyi nyundo yakubiswe nta kintu wavuga. Iyi nyundo yakubiswe ubwo umucamanza aba yaruciye. Abana bafashe icyemezo ko bagiye kuba barerwa n'ibigo bishinzwe kwita ku bana Verfred kugeza uno mugore. Abana zabasubizwa bujuje imyaka 18 nyine ari abantu b'abagabo nyine nabo babasha kwitunga aribwo bazasubiriwe. Katurore. Abana be nuko yabambuwe. Wibuka abana be no kujya kurya biri kumunanira. Arya ikise nitwatubiswi natwo uvuga ati basi reka rye biswi. Kureba hano ku mabera amashereka ari kwimanura urabizi umugore wonsa yatonyeje umwana amashereka bari gutemba. Yabona amashereka akavuga ati umwana wanjye nzarira mwishe. Akuze abantu bakwambura umwana bagatwara n'umwana wonka. Yo katurore. Kana arakibuka ukuntu kari gato birirwanaga baserebura batwika uzi ukuntu umwana aba yaryoha ku mugani wa Rumagani uvuga ngo umwana araryoha ariko menya umwana twe tuba tuvuga atari we Rumaga bavuga twe tuba tuvuga uruhinja Rumaga afite igisigo cyitwa ngo umwana araryoha nimba yaravuga guuhi umwana se baramuteka basizi mujye mubitondera. Uyu mumama akana ke gato yari afite kari kamuryoheye bishimye. Akandi kana ke gakuru iyo atakagaburiye kandi ngakoresha intoki nako ntago kajya karya. Na papa wako nagashobora kukagaburira ngo karye. Bivuze ngo abana be aho bari ari kumva ko batameze neza uko byamera kuntu mufite utwana tuzi kari utunyanda gusaba utuntu twinshi kutwitaho ni kutwana twe twari tumeze hano araza akikama amashereka akayohereza kuri cya kigo bira bintu babyita kwikama kwiyonsora mu nshakira ikinyarwanda cyiza ariko umubyeyi nyine udafite abana pura aho yabugenewe kuba ari ukayakamuramo ukayashyira nko muri bibero cy'ahandi hantu ukayashyira nko muri firigo umwana bakaza kuyanywa uyu nawe amashereka kubera ari kujya yiyafata menya yohereza akwiye kujya
nta kindi ari kwibuka n'ubuzima yarabanyemo n'abana be. Bimeze bite? Ese aba bana arabasubirana? Nakubwiye ngo iyi filime ishingiye ku bintu byabayeho. Buri munsi aza kwikuramo amashereka akayabika akayohereza. Iyi filime ishingiye ku bintu byanyabyo byabayeho. Amashereka arayafata akayazana kuri cya kigo bita Verifred ati muyashyira umwana wanjye. Ariko biriya bigo nimba ubwo bikorwa n'ababyeyi benshi n'andi ushobora no gusanga byibeshye bikayavanga ugasanga umwana bamuhaye amashereka y'undi mu mama uva za Kizamigina na za Matimba n'iki. Buri munsi azana amashereka nawe undebere. Abahinde bye baramusuye ibyo byaranze uko nawe uzi umubyeyi wese watandukanijwe n'utwana twe. Amashereka yageze naho yuzura firigodo, amashereka arameneka. Amezi 2 yaragiye arashira. Arabona abandi babyeyi bafite abana ishyari rikaza n'umutima mubi. Amezi abaye 2 atari kumwe n'abana be. Bimeze bite? Iyi ni filime y'ibintu byabayeho. Umugore yaje kureba. Urebe filime witonze. मैं बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की। Maze igihe ngerageza guhamagara ariko bwa nyuma na nyuma turahuye ngwino hano. Hari umugore yaje guhura nawe. तुमने मना किया था क्या मुझसे मिलने से? Umugabo wawe yari yarakubije guhura nanjye. चलो किसी से मिलवाना है। Ngwino hari umuntu ucaho kwereka wagufasha. Urebe filime. Injira. मैं नंदिनी। Jebanyita Nandini. जी हाँ जी। Twavuganye kuri telefone hari umugore baje kureba ari kumwe n'undi. ये देविका चैटर्जी। Yitwa Deepika Chatterjee. बिल्कुल मैं जानती हूँ। Ndakuzi. क्योंकि इसके बारे में मैंने पढ़ा है। Ikirego cyawe naragisomye. I'm so sorry. You lost the last. Wihangane kubuta ubushize wa राबिया लॉयर। watsinzwe. लेकिन यहाँ पे इनकी डिग्री को रिकॉग्नाइज नहीं करते तो शॉप खोल रखी है। Uyu mugore ni umwavoka ariko yageze muri Norvège banga ko umwavoka. फॉस्टर सिस्टम में डाल दिया। Ati ibi byose babiteje agaciro kubera naburanye ngo umuhungu wanjye musubirana ubwo Verifred bari bamutwaye. Ahuye n'abandi bagore bagiye batwarirwa abana na cya kigo bita Verifred. Wumva amagambo hano bagiye kumubwira. खतरनाक एजेंसी है। Verifred ni ikigo cyane agency mbi cyane. बच्चों की आड़ में बिजनेस चला रहे हैं। Bo business bakora y'ubucuruzi ni ukugenda bafata abana hirya no hino bakavuga ngo babashyize mu bigo bibitaho bibaha uburezi bwiza birera abana neza kurusha abandi. वेलफेयर अपना पैसा दिखा के गरीब देशों से इमिग्रेंट Norvège ikintu ikora igenda leta ya Norvège itanga amafaranga menshi cyane cyane kubimukira bimukiye muri Norvège badafite amafaranga by'abantu babaturuka mu bihugu bikennye bakaza muri Norvège ngo Norvège ibaha amafaranga menshi yo kwita ku bana babo. Ati biriya bigo rero bikora business yo kwambura ababyeyi abo bana ngo bijye kubarera kugira ngo ayo mafaranga yajye muri bya bigo bari abantu muri kuburana nibo birira ayo mafaranga nyine. Urumva umwana umuriraho nta murerega wakugirira impuhwe ngo agiye kukurerera umwana. Niyo mpamvu umunyarwanda yaciye umugani ngo urusha umwana w'impuhwe abashaka kumurya, urusha nyina w'umwana impuhwe abashaka kumurya. Bariya nabo ngo bajya kurera bariya bana bagira ngo leta nyine igitanga amafaranga menshi yo kwita kuri abo bana bavuga bati bano bana tubitaho bayirire. और फिर जब वो फैमिली से यहाँ आती हैं तो उनके बच्चे Iyo imiryango imaze kugera hano bayambura abana babo. जी बिल्कुल। Sibyo urabyumva. This is an organized crime. Ukuvuga ngo ntugire ngo biriya bagukoreye ni ukwita ku bana bawe. Biriya ni ibigo bikora ibyaha kandi ibyaha byateguwe igihe kinini byo kuvuga ati ababyeyi b'indangare cyaba babimukira bavuye mu bindi bihugu nyine badafite ijambo inaha iwacu tuzajya tubambura abana babo tubashyire mu bigo ngo bibarera ubundi amafaranga ya leta n'imindi miryango ifasha abana aba yacu tuyarye. Use bakubwiye ngo baguhe umwana w'undi muntu murere bajye baguha miliyoni 5 ku munsi umurere nubwo udakunda abana ntiwamufata. Niko bariya nabo bakora. Turushanye nawe umwana imbabazi nari nayobewe kandi ngo nakagambane bari abantu kira kigo Verifred kigira n'abacamanza abarimu bibigo abo bana babigaho ndetse na bya bigo birira abana. Wumvisha ariko ako kagambane no kuvuga ngo ayo mafaranga biriya bigo ntabwo byarya byonyine bihaho n'abacamanza. Niyo mpamvu urubanza ubona baruca bavuga ngo abana nibajye muri biriya bigo abacamanza babahaye kuri ayo mafaranga kuko bazi inyungu ibirimo. Abarimu babari ayo mafaranga ku buryo umwarimu wo ku kigo na directrice agatanga ubamye akavuga ati uyu mugore ku kigo nibyo twagiye tubona ntabwo yita ku mwana we n'imyigire ye amuzana cyererewe ugasanga utuntu nk'utwo. बच्चे ये foster system में डालते हैं ना उतने biriya bigo noneho ngo uko bishyira abana benshi muri systeme yuko babarera abana bagenda baba benshi niko n'amafaranga aba menshi. Ntugire ngo nuko babonye ko udashoboye kurera umwana wa abana bawe babonye ahubwo bari abana bawe ko nyine ni ibicuruzwa nk'abandi bana nyine bazabakura amafaranga. जानते हैं ना turashize yarumiwe नहीं शुभ शुचि को फॉस्टर होम में जाके पढ़ाया है. ndaje turebe indi
komeze mu kanya. iri mu kanama k'ababyeyi ubona fusi iri kugenda wagira ngo aratera wagira ngo iri kugenda araterera mwana gaturebe ndabona ibyari byabigize binini yumva natangirika n'akazi azagera bifata gutyo ababo kaburi gutukira buzana rero ushaka kamera umuntu w'abandi ukabwira uburyo wamukameye uzagira ko bazima abanyi kamera ni kamera dore mu tuciye wowe kiyede kiratangiye kiyede ni kare inyuzeho uri kumva uri kuvuga amazi narabe uri kuvuga kumwe gufata n'amajwi maraza n'umukira aramamagaye we n'umukira aramamagaye we dore imodoka ariya bwa mbere ndabibonye ariko kari gutukana n'awakabonye motari ufite inzara twaya tugiye wamere gukina nyine ngiby'imodoka nyine tu bagafata ikizamuka undi agafata ikimanuka tuzibara banyura bavurebye ikindi umwana wawe yamata ujya umushyira ntago bayamuha cyasa amashereka reba video hano babarikodinze mu ibanga ni video yafashwe kakana kavuga ati singishaka kujya muri Disneyland ndashaka kwitahira kwa mama ndashaka gutaka utwana tubayo nk'udupfubya hano batujyanye twirwa tuvuga ati ndashaka gutaha sinshaka kujya ahantu mama yambwiye ngo habe ibikinisho ndishakira mama ahandi mumbwira sinshaka kujyayo urakeka ibyo bakubwiye ni ukuri yaje kubibwira umugabo we ukuri wabimenye utubundi we nakuze ibijya mbere baratubeshye twebwe nakosa twigeze dukora abana bacu twabitagaho ahubwo ubucuruzi barimo yaje kubibwira umugabo shubu na sushi ntabwo bameze neza abana bacu nta nubwo bishimye na gato nuriya mwavoka sipaka nawe akorana na Verifred umva harabura gatungo nibonera ubwene gihugu bituma nkomeza guserera na leta mora mu manza n'ubundi nimara kubona ubwene gihugu nanjye nzaba nabaye umunyeno ruvesha abana twashaka ukuntu tubazana ariko nabonye ubwene gihugu wibyo bintu by'amatiku uvuyemo ngo abantu abagore bakubwiye ayo magambo yanjye se niboneye video y'abana bacu ko batishimye umugabo ati na amatiku mwamuvuye abana bose bararira nimba babonye abana barira subwo ni ikivuga ko babayeho nabi hari umwana utarira papa bino bintu uri kuvuga byose bishobora kubangamira ubwene gihugu bwanjye kandi wabwaranguye bano bantu bose baragiye hanze nta kindi kintu bakeneye n'udupa n'ibipapuro ubwene gihugu uyu mugabo aravuga ati navunikiye ubwene gihugu abana bo barekiye aho bari wanda banze nibonera ubwene gihugu basi ishyura umwavoka wigenga basi duhamagare meterere ni cyangwa anje babitugire mwagiye mumagara nkabaha abavoka barenze nimba mufite ibibazo bari abavoka babesikoro muba mujya mushaho mujye mubwira mba abavoka पैसा खर्च हो जाएगा ना ndabizi biraza gusaba amafaranga menshi kwishyura umwavoka ndaza kuyibonera umugore yaciye abonye umugabo ntago bimufasheho umugabo ikeneye n'ubwene gihugu abagabo baba barageze hanze bibagoye umugore icyo yakoze yaje yakonino ababaye umugabo ari kuvuga ati ubwene gihugu nicyo kintu cyihutirwa ibintu bindi umugore yaje areba hamwe yakubise agahanga muri kaburimbo ubwo bamushimutiraga abana
Yeah. Bebe, umugore arangije arapakira. Kuki apakiye? Atama agakoti amenye ko abana be burya nta kosa yigeze akora mu kubarera. Aho bari bagiye wenda yarazi ko ariho bazarerwa neza, none abonye naho batabitaho. Abana birirwa barira. Umugore yaje hano. Umugore yaje hano. Hey, film. Ageze hano. Arongera aragaruka mu modoka ya taxi voiture. Nako yakuyeyo. Akura twa tuntu tw'umuceri yajyaga yumvisha umwana. Yajyagaho umwana we akabakubita. Avugije yumva ari n'undi uvugije. Niko kantu kamuhuzaga n'umwana gushyira umuceri mu dukombe bose bakadukaraga. Yaravugije n'undi arafuze. Naho abana basigaye babajyana. Turabana abana baba barabajyanye. Bebe. Pero tu padre rompió su promesa. Después tu hijo. Rompieron su promesa. Bebe. Abona kana ke, kana kaza kureba nyina. Umugore w'umuzungu abona kana gaco bwana busanzwe bwiruka mu nzu. Bebe. Yinjira mu rugo abana barererwamo, aterura gahinja ke, bucece, muze tugende. Akoze ikosa. Iki ni icyakwiba abana leta yarabakwambuye. Iri ni ikosa rikomeye. Leta iba yarabakwambuye, bisaba nawe ujye kuburana naho ibyo kujya kubiba. Hari baboye wibye leta nko kunyereza imitungo. Ibyo abana ba leta, abana b'igihugu. Afata abana bashyira muri gare moshi yamaje gupakira ibyo apakira. Mama. Ameze mute bana banjye. Guriye n'utuntu two kugenda bitamo. Yongeye gusubirana n'abana bayisa tega gari ya moshi. Ibi filime. Bagufashe ari abana nakura sori babana. Kandi babarabe ariko ba wibyinga abana. Yo. Katurori. Umwana wanje arashaka iki? Bebe. Yo. Du. Abanyamahanga mwese muri hano murerekana passport zanyu. Biletler snäll. Biletler snäll. Bebe. 1, 2, 3. Rimwe kabiri. It's okay. Thank you, ma'am. Bimeze sawa. Welcome to Sweden. Next station, Göteborg. Farikan. Hey! Agiye mu kindi gihugu, ageze ku mupaka wa Swede. Ahongiye mu kindi gihugu. Ferja baba. Ferja. Bebe. Ungiye muri Swede. Ataye umugabo n'ibindi byose. Agiye muri Swede. Hey! Kugira nabona polisi. Ageze muri Swede. Ari kuva muri Norvège ajya muri Swede no kugenda na gare ya moshi bari hafi. Agiye mu kindi gihugu. Ahungiyeyo n'abana, umugabo aramutaye n'ubundi yabonye umugabo atitaye ku bana. Umugore ahisemo kwifatira inzira ye. Hey! Ibyo abana yinjira muri Swede. Muri Swede. Urebe filime. Yinjiye muri Sweden. Yeah. Hey! Yibye abana. Ibaza ariko bigera ukibanga abana bawe. Ari we wabibyariye, ari we mama ariko bikitwa ngo wibye abana dore ngo yarabibye. Ndetse n'igikwereka ko yibye afite ubwoba ari kugenda nyine nk'igisambu ko kigenda cyose.
reba muri kamera areba muri kamera banyuzamo passport ye ni ku mupaka bamutereramo abana babiri urebe filime. Lady green jacket, stop! We wambaye ikote ry'icyatsi nuva huri. We wambaye ikote ry'icyatsi. Wabutaye kano wibagiye kano kantu. Hey, okay yari yibagiye kan. Yari yikanze. Nkuko igisambo kime. Acho. Zana passport yawe turebe mada. Nimba bagutereyemo. Arerekana passport 3. Iyo ni y'abana. Mrs. Chatterjee. Yaba ari mwebwe bita Mrs. Chaturvedi. Please follow us. Mudukurikire. Wiki? Kubera iki madangwino bahita bafata umwana wa mbere. Umwana muto ngwino tukubwire. Umwana wanje bamujyanye he turashize. Bamwambura n'uruhinja. Iyo. Bamwambura abana mbere na mbere wahekwaga dore ngarigenza mu kagare bamukuyemo. Tugende. Sushi. Katururi. Mugore. Shub. Mwambuye abana. Ku mupaka atarinjira muri Swede. Yaba yinjiye muri kiriya gihugu cya Swede byari kuba birangiye. Byari kugorana. Shub. Katururi. Mada. Mugore. Yagasani. Bahise bamuzana kuri polisi yo ku mupaka. Mu biro. Deportation का order लगा रहे हैं. Umva bari kuvuga ngo bashaka kubasubiza mu Buhinde. Babwire ko umugore wanjye yasaze ntibadusubize mu Buhinde. Wabuze amakosa umugore wawe yakoze yibye abana nyine b'igihugu. Iki ni icyaha kiri seriye cyane bari gupanga kubasubiza mu Buhinde. Umugore wawe ariko uzi ko ashobora kujya no muri gereza. Ndi gukora uko nshoboye. Ariko nta muntu uri hejuru y'amategeko. Officer. I request umva kidnap the board of the state. Gute mushimuta abana bari muri ba leta. Having some depression issue. Umugore wanjye afite ibibazo by'amadepresiyo. Ntagaze ibyo yakoze. Chatterjee, I suspect we all have. Umva ibibazo bya depresiyo twese turabigira butuje. Reka mvuga umugabo ukuntu atangiye kuvuga umugore we. Officier. Is that you don't? Cyo nagusaba mwitanga ikirego pe. Munyiko kuri muri gura mugore. Extremely complicated. Bishobora kugorana nubundi yari afite ibibazo bitoroshye. Ndi papa uri mukobwa. Amazi iminsi asa nk'ufite ibibazo. Abana be urabona yari yarabambuwe. Amarangamutima rero yamutwaye. Ariko ntago azabyongera mwimurega. Details zose bazimbwiye. Presented to the committee. Kuzitanga kuri komite. Issuing an official notice. Ngo baraza kuba itangazo. Nimba ari impapuro zibasubiza iwanyu aho mwaturutse mu Buhinde muraza kuzibona ariko gereza yo ntago muri buyigemo. Urumva imbabazi babagiriye uriya mugore ubundi yagombaga gufungwa zira kwiba abana. Ariko icyaha cyo gufungwa bakimukuyeho ariko biraza gutangwa muri komite ya Verfred. Mugore dora gahinda. Mrs. Chaturvedi murakoze arongera caho. Ntacyo kuvuga afite. Nawe uriwe niko wabigenza yaje ari kurira. Uriya abantu bavuga amagambo menshi baba batarabona. Yagarutse yacecetse mbere yajya gatongana gasakuza. Ariko ubu ntacyo atarabona. Yagarutse mu rugo. Ntugire ikibazo byose biraza kubirasa. মনে করো বলো তো দেবীকে আমি কথা বলছি তোমার সাথে Mada niwe mvugisha wakoraga ibiki gisla তুমি ওখানে hari aho giye ukora yiki বোকামো করার আগে আমাকে একবার বলার দরকার মনে করলেন kuki wakoze ibintu ntacyo umbwiye কিন্তু তুমি কিচ্ছু করো না naje ukureba ngubwira iby'umwana wacu ari guca abana bacu ari gucamo ntacyo wamfashije ওই দিন হয়ে গেছে hashize iminsi 90 badutwaye abana gone and screwed up the case by kidnapping ikirago bagushize mu nicyo gushimuta bashaka no kugusubiza mu Buhinde अपना खुद का बच्चा कोई कैसा ese gute bashinja umumama kwiba gushimuta abana पिसलाया है और nagerageje kugarura abana bacu barabana ninjye wababyaye ntago ari wowe we cyo utekereza n'ubwene gihugu urushyi urundi n'ibiki no kuvuga ngo mu Buhinde ubundi umuco waho ukuntu umeze nimba twabyita umuco n'iki buriya kirazira gutuka umuco w'abandi ngo ni mubi ariko umugabo nyine akubita umugore we n'ababyeyi b'umugore bareba sebukwe na nyirabukwe bakavuga ati nuguhana umugore nukumunyuza akanyafu si muri kubibona se baye hano wanzerereze n'ababyeyi bahari sebukwe na nyirabukwe ugakubita umugore wawe byitwa ngo gucishaho umugore akanyafu ni umuco mu Buhinde nyine none se ni muri kubibona kandi ngo uwo muco ni mwiza kuri bo nyine ushatse kuwurwanya ubushatse kurengera winjirira umuco w'abandi
binarabikwiriye aramufungiranye. Umukobwa wanyu ni umusazi akwiye gufungiranwa. Kubita umugore rwose so ubukwe na nyoko bukwe bareba bakavuga ati nta kundi nyine buriya. Umuco w'Abahinde ngo kandi iyo ugerageje kubabwira ko biriya bintu ari bibi barakubwira ngo umuco wabo barawusigasiye ntago bashaka kuza mico. Urumva ukuntu nta muco umuco wabo sinkukunda. Gore yarakubiswe. Kandi uyu mugore noneho kugira ngo ubyemere ni uba warakoye umugabo mu Buhinde. Kantu ko kudukwa ubundi. Ana somo twagakuramo. Buri yaje kuryama hano. Umugabo aramukubise aramufungiranye. Abana yabamba. Baza ariko abo bagushinja nawe nibyo ari kwibaza ati gutema amashimuta abana. Tururi. Bicara kare amafoto y'abana b'ibishushanyo bashushanyaga ibyo birirwagamo mu rugo. Buriya abamama n'abana bafite utuntu birirwamo mu rugo utamenya. N'igihe ngo bakumbura za stress z'abana babateraga. Kumva mu rugo hari iruhatira mwana kadaherutse hano ngo aneshe umutwe. Byose nabyo ngaba bikumbuye. Katururi. Ore ifite ibibazo. Mugabo yaje ukaza. Anirud. Nandini ne bataya mujhe bachcho ke bare mein. Nandini umugore wanjye yambwiye iby'abana bawe byababayeho. Kuki utari warabimbwiye? तेरी वजह से ही तो शुरू हुआ ये सब. Ibi byose byabaye no kubera mwebwe. तेरी कंप्लेन के बाद उनकी नजर मुझ पे पड़ी. Nimwe mwagiye kuvuga ngo njya nkubita umugore wanjye we n'umugore wawe. दीपिका को इतना मारा कि उसका हार्ट टूट गया था यार. Yigore waramufurinye akaboko. क्या बोल रहा है? तेरी भी. Uravuga ibiki? Iyo mukubise n'umugore wawe. You need help. Ariko ukeneye ubufasha we. मेरी लाइफ में दोबारा घुसने की. Ntukajye unyinjirira mu buzima. Iyo mukubise n'umugore wawe. बोल दे. Debika se dur रहे. Ubwira umugore wawe ko mwiyamye ku mugore wanjye Debika. Icyo bintu mujya kuvuga ngo nkubita umugore muneza abantu. Help के बच्चे. Kigore giwe. Iyo nundi muhinde bakorana. Katururi. Honored court, taking the children is about maintaining $1 billion industry, of which they all are. Gutwara bari abana ni business irimo za miliyari na za miliyari ziza ngo zije gufasha abo bana ariko zifite abakire babyungukiramo. The best interest of the child. Oya twe tuba dukeneye kwita ku burenganzira bw'umwana nta kindi. Umugore yakomeje kuza mu rukiko aburana. Madamu Chatiriji tugoye gasopo ya nyuma. Court, I apologize on behalf umukire wanjye musabiye imbabazi. The adjournment until ku rubanza turusubike. We'll proceed tomorrow. Ejo tuzakomeza urubanza. Yagarutse mu rubanza. court में बोलना allowed नहीं है. How many? Mfamada ntago wemerewe kuvuga mu gihe ndi kuvuga. अगर आपको ayibona nabi निकाल देंगे तो मैं आपको कैसे करूंगा? आपके अगेंस्ट चार्जेस की लिस्ट है मेरे पास. Hano mfite liste y'ibyaha ushinjwa. पता है लिस्ट. Ndabizi byose.
माँ का मानसिक icyambere nuko ngo mu mutwe ntuzuyemo neza देखभाल नहीं कर सकता ikindi nuko ntazi kwita ku bana babiri nibyariye लोग के साथ माँ बाबा abana banje ngo bararana n'ababyeyi babo 3 icya gatatu आप बच्चा को हाथ से खाना ngo ngaburira abana banje nkoresheje intoki ngo nkabahatira ibiryo बच्चा ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम ikindi ngo umwana wanje yari arwaye ngo sinabyitaho 5 ikindi हस्बैंड घर में हेल्प नहीं करता ngo umugabo wanjye ntago amfasha imirimo yo mu rugo डोमेस्टिक वायलेंस का ikindi ngo umugabo wanjye ajya nkubita माँ बच्चे का ऊपर दरवाजा बंद ikindi ngo umwana wanjye namufungiranye hanze ninjira mu nzu kandi yaragiye gukura ibirahuri mu nzira ngo bitica umwana बहुत ज्यादा प्यार करता है mbega ndi gushinjwa gukunda umwana wanjye cyane no kumwitaho cyane ए है ना तुम्हारा लिस्ट ibyo nibyo bya biri muri liste byo gukunda abana banjye cyane Government facilities से umva washimusa abana ubakuye muri facility za leta करने की कोशिश की है ugerageza kwambuka umupaka mu buryo butemewe iki ni icyaha gikabije Deportation का केस पेंडिंग है Mrs. Chatterjee ikirego cyo kubasubiza mu buhinde nacyo ntago baragihagarika neza akanya kari kose cyabo केस के summons kure bimaze kumurenga baza ariko mu manza zose umuntu abazabonana cyane ibibazo byose ukajya no kuburanira umwana wawe ngo ntumwitaho uzi ko ntacyo udakora ये केस आप खुद ही हरवा दो iki kirego dushobora kugitsindwa kubera wowe तब जाके तो तुमको तुम्हारा वो काट मिलेगा je niyo natsindwa uzabona amafaranga yawe जीत जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा घंटा ariko niyo natsindwa ntacyo uzabona ariko nintsindwa nibwo bazaguha amafaranga menshi niko business yani ikorwa But don't fuck with my career, lady. wa mugore wikinira kuri kariyeri yanjye wabanye bano bavuka abanyamahanga umugore byamurenze kiriya kigore ki India-Norway relations have become stronger over the years. umubano w'ubuhinde na Norvege umaze igihe ari umubano mwiza Is arriving in a few days to Norway for a telecom treaty. atuwitwa Vasuda Kamati akaminisitiri w'ububanyi n'amahanga w'ubuhinde ejo azasura Norvege Norvege n'ubuhinde yari ku makuru yarebye ku makuru abona minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'ubuhinde ejo azasura Norvege hari inama izaba imuzanye ku kibuga cy'indege yerekeje ababyeyi be bisubiriye mu buhinde ababyeyi umwana agira ikibazo bakahita bafata akadege bakaza muri Amerika bakareba ikibazo afite nanjye buri inshuti yanjye ziri muri Amerika zigeze ikibazo mfite akadege nkajya kureba nimba ari n'udufaranga duke zikeneye nimba website itari kugenda neza Department of Child Welfare. mu rukiko rw'ikirenga amezi 5 ashize Basic right of the child to have a trust person to talk to, someone not connected to Wilfred or the ese nabandi bantu twaganira cyangwa se bafite ukuntu bamenya ibibazo umwana agira mu rugo batarabo muri iyi company yitwa Wilfred ibyo nawe bihuriye No, I will umva the issue. As representatives of the yewe nk'umuntu uhagarariye leta stake, when the foster parents ese mukora iki Mrs. Chatterjee online, this violates. murebe neza ariya mafoto nk'uko mwagiye muvuga ngo uriya mugore ngarwaye mu mutwe You did not do anything. No measures. nta mafoto uriya mugore ari kwishimana n'abana be uriya mugore murabona arwaye mu mutwe kuko ari gusekana n'abana be Perhaps with the government giving such hefty sums. ahari kubera bari abantu byitwa ngo barira abana babitaho mubaha amafaranga menshi yo kwita ku miryango kuri abo bana In the wrong kinds menya ariyo mpamvu baka Over the- ababyeyi abana babo prostitution uburyo budakwiye tripled in Norway. ibyo twabyita nk'uburaya cyangwa se nko gucuruza abana abo bana bagenda batwarwa bakamburwa ababyeyi babo niyo mpamvu uburaya bwikubye inshuro 3 muri Norvege abo bana aribo bakura bakabamo indaya mva I retract my statement. ibyo nari mvuze reka mbivuguruze wenda ho gake You know what Mrs. Chatterjee's qualifications. ese mwamuzi no mugore Madame Chatterjee ibyo yize nubwo bavuga ngo arwaye umutwe No, but ntabyo She tuzi has a bachelor's in science. uyu mugore afite impamyabumenyi harya bayita gute icyiciro cya kabiri cya kaminuza muri siyanse uriya mugore bita ngo ni umusazi ntabwo yuzuye mu mutwe uriya mugore burya afite bachelor's muri siyanse barikanga You people at Wilfred are making her out to be. ntabwo ari ikigo ry'inkuko abantu bo muri Wilfred mumwita ni umunyabwenge yarize Told that the psychologist didn't even meet. ndetse navuganye na psychologist bavuga ko nibyo mushinja atari byo Report, is this true? aruzuye ameze neza mu mutwe reports. ariko twe twabonye raporo Oh, thank you. You'd umva ibyo navugaga ni ibyo mwigendere like to call my next witness kamagara undi mutangabuhamya wanjye psychologist, someone ni who umwe mu bantu bita ku bana to the case and the ndetse ufite aho ahuriye n'iki kirego cy'aba bana ari umugore waje Barrett Hansen. amwita Berit Hansen Please use the headphones for a translation. koresha headphone kugira ngo muze gusobanukirwa ibyo ari buvuga aravuga mu kirimi cyo muri Norvege
Jag heter Berit Hansen. amazina yanjye ni Berit Hansen ni umugore mfite imyaka 32 मेरी साइकोलॉजी की डिग्री jewe bundi nita kuri psychology y'abana nkuko nanabyigiye bifitiye ubumenyi मैं वेलफ्रेड में nari umwarimu udasanzwe yigisha abana bagiye batwarwa cyangwa se bambuwe ababyeyi babo bakajyanwa muri cya kigo bita Velfred yego mu minsi ishize baranyirukanye muri Velfred क्यों kubera iki bakwirukanye क्योंकि मैंने मिसेस चैटर्जी से kubera ko nagerageje guhamagara madamu Chatterjee ग्रुप में kaze tuganire ku bibazo by'abana be nk'umuntu wakurikiranaga abana baho bajyanywe कांटेक्ट किया kuki washatse guhamagara n'umugore madamu Chatterjee मैं बहुत बच्चों को अपने माँ बाप से mu myaka inishize nagiye mbona abana batandukanywa n'ababyeyi babo bakabazana tukajya tubigisha तोड़ दिया ariko ikirego cy'uyu muhinde kazi Chatterjee kiratandukanye के लिए दिन रात umwana we bita Shubu buri munsi ahora arira avuga ngo mama wari hehe mama wari hehe Jag orkade inte länge efter... umwana ntago yishimye aho yajyanywe muri Velfred yirirwa arira asaba mama w'ahantu ari पर उसे अंधेरे कमरे में ndetse uwo mwana bajya bamufatiye atangiye kurira bakamufungirana mu cyumba kijimye bakavuga ngo ntago yumvira bamutwaye kuki utari warabivuze अगर मैं कुछ बोलती तो मेरे बच्चे उठा लेते iyo mvuga ibintu bidahabanye na Velfred यही कंट्रोल bari kunyirukana शुभ का रोते हुए वीडियो था nari mfite ibimenyetso by'abari abana bari kurirana bafashe n'amavideo ने मेरा फोन रख लिया barangije bafite telefone yanjye basiba ayo mashusho yose umva uriya muntu reka tumuhagarike ku byo ari kuvuga uriya ni umukozi watunaniye muri kampani nta n'ikimenyetso afite cy'ibyo avuga ariko byari ibyigendera amakuru do yarahagije ibintu umwarimu uvuze ati bari abana birirwa barira mfite n'ibimenyetso ariko She does not have the evidence on record. nta bimenyetso afite uriya mugore Alfred took her phone. kubera ko Velfred bamwambuye telefone irimo amafoto yafashe bari abana bababaye bari mu gahinda bakayasiba I would like to approach honorable bench to grant me a permission to submit a video. umva hari indi video nanjye nshaka kubegera nkaza nkabereka yitwereke ni video ya wa mugore ari kwisaza uramubona video nanone ari gukubita abapolisi rwana nabo ku mupaka avuga ngo abana banjye mubajyanye turashize urubanza yarameze nk'aho ari kurutsinda neza ariko ziriya video ari kurwana n'abapolisi abaka abana kubita inzego z'umutekano inki we hano turamufite madamu Chatterjee Attacking a police kwataka inzego z'umutekano abapolisi ushaka kwambutsa abana umupaka icyo ni icyaha kibi cyane gifungirwa icyo ubundi wakagombye kuri no muri gereza Velfred namwe mujye muri amategeko y'ukuntu mwita ku bana muyakosore ariko Mrs. Chatterjee madamu Chatterjee nkurikije video niboneye uri gukubita abapolisi ubundi nagobye umupolisi umuntu wambaye umwenda w'igihugu watoranijwe ukajya kumurwanya uyu mugore ariko nayibaza abantu bagutwariye umwana uwo ari we wese nta kuntu mutana rwana umuntu wakwambura umwana wari umubyeyi ariko hano nyine muri bino bigo ravuga ati inzego z'umutekano bigaragaye ko mu mutwe utuzuye ahubwo ufitemo n'ikibazo urarwana n'inzego court rejects Mrs. Chatterjee. niyo mpamvu ubujurire bwawe tubutesheje agaciro ziriya video nizo zimukoze ubundi urubanza yarameze nk'agiye kurutsinda mu rukiko rw'ikirenga ariko ari amashusho yafashwe ku mupaka ari gukubita abapolisi nanone ari kwisararanga bamufashe aba bana bagiye kuguma ari aba leta barerwa na leta kugeza buje imyaka 18 ubu ngubu ahubwo ikigiye gukurikira tugiye kubashakira imiryango ibadobuta iyo mama yararize urubare rwa rukiko rw'ikirenga ubundi rukunze gukemura ibintu ni rwo rutanze uwo mwanzuro katurore जीत जाते अगर uyu munsi twari gutsinda urubanza kandi wabibonye shahara nawe nta kutagize yaramushimiye narabibonye ko video zarizo zimukozeho madamu ihangane ndabumva umbabarire cyane madamu Chatterjee umugore
yagarutse mu rugo yumiwe ababyeyi b'umugabo nabo bamusuye kuki utari wambwiye ko ababyeyi bawe badusuye ababyeyi b'umugabo baje bite mama bite papa no murumuna w'umugabo yabasuye थक erekeraho inkora ku birenge ऐसी कमाल की माँ मैंने पहले कभी नहीं देखी ntago nigeze mbona umubyeyi w'igitangaza nkawe umubyeyi wananiwe kurera abana be leta ikagera batwara uyacaho ibaze nyirabukwe mama w'umugabo mva ukuntu ari kumuserereza urabona ukuntu umuvugisha akagenda we karasa agasuzuguro ku mugore nyagasani yize yana baje kwikuramo amashereka kamashereka bari noneho nta n'amashereka kiri kuza uriya stress zituma amashereka abura simubizi kwima amashereka yanga kuza abana baranywa iki stress zituma amashereka atazara nanjye nsigaye mbeshya cyane uko utanywa bya bintu zabyeri hari byeri ngo zongera amashereka ngiye kuzivuga mu izina kandi nta mafaranga bagira ntayo barama n'abakene ibintu byo kutanywa United Gin bituma umuntu abura amashereka n'ingwi yaje kuryama hano byamurenza ari ibintu bikurenga ku buryo no kuvuga yaba ari abamutunganya nta gisharo kubavugisha yarabyutse mu gitondo afata ibyo apakira nta muntu ashaka kuvugisha famiye y'umugabo dore inshamake y'uko umwaka warangiye umupira w'amaguru igihugu cya Argentine cyaje kiri ku mwanya wa mbere ku rutonde ngarukakwezi rwa FIFA gikurikiwe n'igihugu cy'Ubufaransa hagakurikiraho Ubwongereza Brazil ikaza ku mwanya wa 5 Portugal ikaza ku mwanya wa 6 naho mu gisirikari Leta Zunze za Amerika zanje ziri ku mwanya wa mbere Uburusiya bagataho ku mwanya wa 2 Ubushinwa ku wa 3 Ubuhinde ku mwanya wa 4 Ubwongereza ku mwanya wa 5 Korea ikaza ku mwanya wa 6 Pakistan ikaza ku mwanya wa 7 Ubuyapani bukaza ku mwanya wa 8 Ubufaransa ku mwanya wa 9 Ubutaliyani bukaza ku mwanya wa 11 hakaza Turkiya Indonesia igakurikiraho Ukraine Iran na Israel nabyo bikaza ku myanya ikurikira naho ku ruhande rw'ubukungu Leta Zunze za Amerika zaje ku mwanya wa mbere hakurikiraho Ubushinwa Ubuyapani buza ku mwanya wa 3 Ubudage buza ku mwanya wa 4 Ubuhinde ku mwanya wa 5 Ubwongereza ku mwanya wa 6 Ubufaransa ku mwanya wa 7 Uburusiya ku mwanya wa 8 Canada iza ku mwanya wa 9 naho Ubutaliyani buza ku mwanya wa 10 11 haza Brazil Australia iza ku mwanya wa 12 South Korea ku mwanya wa 13 Mexique ku mwanya wa 14 Spain iza ku mwanya wa 15 naho muri tekinoloji no guhanga udushya Leta Zunze za Amerika zaje ku mwanya wa mbere South Korea iza ku mwanya wa 2 Ubuyapani ku mwanya wa 3 Singapore ku mwanya wa 4 Ubushinwa ku mwanya wa 5 Germany ku wa 6 United Kingdom ariyo ubwami bw'Ubwongereza buza ku mwanya wa 7 Sweden ku wa 8 Ubusuwisi ku mwanya wa 9 Canada iza ku mwanya wa 10 Finland ku wa 11 Ubuholandi ku mwanya wa 12 Israel ku mwanya wa 13 naho Leta Zunze z'Abarabu ziza ku mwanya wa 14 uyu mwaka kandi wa 2024 warangiye habayeho ibitero bibiri byiswe True Promise 1 na True Promise 2 akaba ari ibitero bya drone ndetse n'ibisasu bya misile byoherejwe n'igihugu cya Iran kuva Tel Aviv biraswa muri Israel akaba ari ubwa mbere byari bigezweho mu mwaka wa 2024 kandi twabonye Uburusiya bumurika igisasu cya misile karahutindi kiswe Oreshnik uyu mwaka kandi warangiye ubutegetsi bwa Bashar al-Assad wari umaze imyaka 24 muri Syria nabwo bwihirizwe kimwe nuko hakurya muri Leta Zunze za Amerika ubutegetsi bwa Joe Biden busa naho nawe bwamurangiriyeho dore ko yaje gusimburwa na Perezida Donald Trump wari ugarutseho akaba Perezida wa gatanu Leta Zunze za Amerika ndetse icyarimwe na Perezida 47 uyu mwaka kandi nanone warangiye hari intambara nini mwisi zikirwanwa uretse iyo muri Ukraine ihuje Abarusiya n'ingabo za Ukraine hari indi ntambara yari kubera mu burasirazuba bwo hagati ihuza Israel na Hamas nanone Israel ikarwana na Hezbollah muri Liban Israel ikarwana n'Abahuti muri Yemen ikarwana ndetse n'izindi ngabo ziri muri Axis of Resistance ziri muri Syria Iraq na Iran ndetse no muri Yemen no mu bindi bihugu bitandukanye by'Abarabu byo mu burasirazuba bwo hagati nanone kandi hari indi ntambara irimo ica ibintu muri Sudani ihuza ingabo za leta ndetse n'ingabo za Rapid Support Force
tutirengagije ko no mu burasirazuba bwa Kongo naho intambara yari irimo ica ibintu hagati ya M23 n'ingabo za Kongo ifatanya